Hello guys, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Iwacu TV show. Wewe wakanda subscribe nawe utakanda subscribe, uyu ni umunsi ngo washe kuba wakanda subscribe. Ndagira ngo mubwire ngo rero nari maze iminsi itari mikeya nabasha kuba nabatamo, ariko burangiye ntago mba nicaye, ntago mba nagiye ngo ndyame, mba nagiye nkigira kuri teri nkabasha kuba nakura amakuru. Ntago mba nshaka kubaha amakuru y'ibihuha, mba ngira ngo mbaha amakuru meza kandi yizewe magazeho neza. Ndagira ngo mubwire ngo rero aka kanya muri kubona ino foto ziri hano kuri screen zanyu. Iyi foto uri kubona urabona ni uyu muntu ntago ari ubwambere umubonye, usanzwe mumuzi ku mbuga nkoranyambaga, murabizi abari kubicayura barimo arakora ibintu byiza cyane. Ndagira ngo mubwire ngo rero ubu nkuzaniye amakuru meza, noneho hari kumuvugaho, ntago nzanya amakuru mabi, noneho ngiye ubwanjye nzanya amakuru meza. Mwari musanzwe muzi ko rero uyu nguyu muzi nka buri kantu akorana na buri nguni mwari mubazi kuri za YouTube no kuri za TikTok, hose yaba arimo abikurikirana. Mwari muzi ko rero yafunzwe azira kuba yakinjirana abakobwa babiri mu nzu, nashaka kuba yabakorera ibintu bibi byo kubafata ku ngufu. Mwari muzi ko yamaze iminsi afunze. Uyu nguyu ni izina rye ni Abdul Karim, mumuzi ku izina rya buri kantu. Ndagira ngo mubwire ngo rero aka kanya ubu turi kuvugana ngewe, ndagira ngo mubwire ko muri aya masaha ngo babashe kuba yafungurwa. Ubu yafunguwe rwose, yatashye yasubiye mu rugo. Iminsi yamufunze ubu ngubu yarangiye, babonye bitakwiye kuba yagomeza gufunga, babashe kuba bamufungura. Nta makuru mbashe kuba namenya aka kanya. N'umuvandimwe wiwe buri nguni nababashe kuba yabitangaza avuga ko yafunguwe, ubu tuvugana bari kumwe. Ni ibintu byiza cyane byo kwishimira kuba yabashe kuba yafungurwa uyu muvandimwe. Ngewe rero ntago naza kubabeshya cyangwa mbabwira ibintu bitizewe. Nabashe kuba naganira na buri nguni we yanyibwiriye ejo twaravuganye, ariko nanga kuba nabisohora rero ngo mbabwire ngo yafunguwe. Ubu tuvugana aya masaha turi ku isaha ya saa sita, niho ngiye mbashe kuba nakora iki kiganiro, kuko niho abashe kuba yagera namenya ko yahageze. Ko buri nguni ndamuhamagaye kuri phone ndamubaza ati se buri kantu yaba yaje, arambwira ati bari kumwe rwose, ubu ngubu bagiye gusangira n'ibyakumanywa. Murumva ko rero ni ibintu byo kwishimirwa kuba umuvandimwe wacu yagarutse. Ubu ngubu twari tumaze iminsi dukonje tutabasha kuba twabona amakomedi meza cyane, cyangwa arimo yamamaza nk'ibisanzwe. Ubu tuvugana rwose aragarutse, yaraje yongere adutemo nk'ibisanzwe. Kandi amakuru numvishe nuko atazongera kuba yakora ibintu bibi cyane, kuko abonye aho byari bimugejeje. Yabikoze ari imikino, none rero byari bimugeze kure. Ndagira ngo mubwire ngo rero wowe ushaka kuba wamenya n'andi makuru yenda ashaka kuba yakurikira, kandi subscribe kuri na channel, ubundi dukomeze twiryohere. Ciao ndabakunda cyane.